Haleluya. Haleluya. Mugabisaburi Imana icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu twongere tuyikomere amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu Kristo. Imana twongeye kwishima kuri aya masaha duhaye kugira ngo duhagarare imbere yanyu. Numva nta kiguzi twatanze, ahubwo ni neza y'Imana yongeye kugaragara ku buzima bwacu. Haleluya. Gutegeka kwa kabiri cyo cya 28 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13, ariko twebwe turasoma umurongo wa mbere n'umurongo wa kangahe wa 13. Murongo wa mbere aravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. 13. Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, ntuzaba hasi. Niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi, ukayitondera, mwakire neza ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana yacu, komeza utuyobore kandi ubane natwe. Umwuka wera aganze hagati yacu mu izina rya Yesu Kristo. Buri umwe wese ugiye kumva ijambo ryawe yongere kugira icyo asobanukirwa, amenye icyo umushakaho, kandi akomeze kugendana nawe nk'uko ubishaka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Mu bintu nanone Imana ishaka ko dukora mu buzima bwacu, Imana ishaka ko twagira umwete wo kuyumvira. Heneye kugira umwete wo kumvira Imana. Abana, abahungu, abakobwa, abagabo, abagore, twese dukeneye kugira umwete wo kumvira Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nugira umwete wo kumvira. Haleluya. No gukomeza amategeko yane y'Imana. Ngo Imana izagira gute? Izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kugira ngo ugendane n'Imana neza, ukora ibyo ishaka, nuko uzamenya kuvuga ngo ndashaka umunsi ku wundi guhora numvira Imana yanjye, ndashaka umunsi ku wundi kugendera mu nzira Imana inyoboyemo. Ni byiza, kuko ntabwo bigarukira ku kuvuga ngo numviye Imana gusa, nakoze ibyo Imana ishaka gusa. Ahubwo nusoma neza, usibye kuvuga ngo Imana izagusumbisha amahanga yose mu isi, nusoma neza urajya gusanga ati iyi migisha yose izakurikirana na, izagendana na, izabana na. Imigisha yo mu rugo rwawe, imigisha yo mu murima, inda yawe uzagira umugisha, urubyaro rwawe ruzagira umugisha, amajyana amaza yawe imigisha uzayibona, mu mirimo yawe uzabona umugisha, mu buhinzi bwawe uzabona umugisha, mu mishinga yawe uzabona imigisha, mu kubaho kwawe imigisha y'Imana uzayibamo umunsi ku wundi. Haleluya. Iyo migisha iza ku muntu kuko yagize umwete wo kumvira Imana, kuko yagize umwete wo kuvuga ngo ndashaka kumva ijwi ry'Imana, ndashaka gushyira ndetse mu bikorwa ibyo Imana yantegetse gukora. Niba Imana ivuze ngo ndashaka yuko tugendana, vuga ati Imana nanjye ndahari, niteguye kugendana nawe. Niba Imana ivuze ngo ndagusaba gutandukana n'ikibi n'igisa nacyo cyose, vuga ati Imana ndakumva
nemeye gutandukana n'ibyo byose. Niba Imana ivuze ngo ndashaka kugira ngo unkorere, yego vuga ati Imana ndabyemeye, niteguye kugukorera. Niba Imana ivuze ngo tandukana n'ubusinzi, tandukana n'ubujura, tandukana n'ubusambanyi, tandukana no kugendera mu kigare, vuga ati Imana ndabyemeye, ndakumvira, ntabwo nagusuzugura, nemeye gutandukana n'ibyo unsabye kugira ngo ntandukane nabyo. Niba Imana ivuze ngo oya ndashaka yuko utandukana no gusenga za nyabingi, utandukana n'inzira zigana mu bapfumu, utandukana no genda inyuma y'ibitega, Imana ikaba ibigutegetse, vuga ati Imana ndakumviye, vuga ati Imana nta wundi nategera amatwi, nta wundi nashyira mu bikorwa ibyo avuze usibye wowe, tandukana n'ibyo byose. Niba Imana ivuze ngo wisenga ariko hari ibintu urimo kugira gute, hari ibintu urimo kubangikanya, vuga ati Imana niteguye kuvangura ibintu, niteguye gutandukanya ibintu. Icyo gihe uzaba ukoze ibiri mu bushake bw'Imana, uzaba ukoze iby'Imana ishaka. Umuntu ushaka kugira ngo ave aho yarari, mu mwanya yararimo, umuntu ushaka kugira ngo agire aho ava, agire ndetse n'aho agera, nuko avuga ngo niteguye kumvira Imana yanjye, niteguye kubaha Imana yanjye, niteguye gukiranukira Imana yanjye. Ntabwo imigisha ipfa cyo kuza gutyo gusa mu buzima bw'umuntu, hari ibibanziriza imigisha mbere y'uko iza mu buzima bw'umuntu. Haleluya, haleluya. Ntabwo uzicara ngo witamararire, ntabwo uzicara ngo ugereke akaguru ku kandi, nurangiza ugenda uri kuririmba uri kuvuga ngo ni umunyamugisha. Ntabwo uzaba udakora iby'Imana ishaka, nurangiza ugenda uri kuririmba ngo ni umunyamugisha. Ntabwo uzaba utazi kugendera mu nzira Imana igutegeka kugenderamo, nurangiza uvuga ngo ni umunyamugisha. Ntabwo uzaba utazi gukunda mugenzi wawe, nurangiza uvuga ngo ni umunyamugisha. Ntabwo uzaba utagira urukundo mu kubaho kwawe uvuga ngo uri umunyamugisha. Oya, imigisha y'Imana tugomba kuyikorera. Imana iravuga ngo nibanze ukora ibyo nshaka, hanyuma nanjye nguhereze iki? Umugisha. Banza ugendere mu nzira zanjye, hanyuma nanjye nguhereze iki? Umugisha. Imana ishaka kugira ngo tubane nayo, tugendane nayo, ishaka kugira ngo uko twishimira aba ariko natwe tugira gute? Tuyishimira. Ikibazo kibaho mu buzima bw'abantu, ingorane zibaho mu buzima bw'abantu, nuko Imana iyo ivuganye nabo, Imana iyo ibahamagare banga kugira gute? Banga kumva, banga kumvira rya jwi ryayo. Ariko abana b'abantu bahamagara bakumva, bakagenda birukanka bitabaye amajwi y'abana b'abantu. Ariko ndakumenyesha yuko kumva ijwi ry'Imana, kumva ijwi ry'Imana bitandukanye no kumva ijwi ry'abana b'abantu no gukora ibyaturutse mu bushake bw'abana b'abantu. Kuko Imana abana b'abantu batega imitego ariko Imana igategura. Abana b'abantu batega imijugujugu, Imana ikayitesha agaciro. Abana b'abantu bavuma, Imana ikagira gute? Ikavumura. Ariko Imana yagukasiriye, Imana ivuze ngo wowe ugomba kuba akabwere, ugomba kuba inzererezi, wowe ugomba kuba sinzi icyo ndazi. Nta mwana w'umuntu waza bavuguruza icyo Imana yagize gute? Yategetse. Niyo mpamvu Imana niyo twagakwiye kwishingikirizaho kurusha uko twishingikiriza ku migambi no ku bitekerezo no ku migenzereze y'abana b'abantu. Yesu ashimwe. Mureke Imana aba ariyo duhereza agaciro, mureke tubone imbaraga z'Imana mu buzima bwacu, mureke ya migisha igendana n'abubaha Imana, ya migisha igendana n'abumvira Imana, mureke ibane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Niba Imana ivuga ngo amajya n'amaza uzabona umugisha, urugo rwawe ruzabona imigisha, inda yawe uzagira umugisha,
umugisha, urubyaro rwe ruzagira umugisha, umusambi yawe uzagira umugisha, mbese ibigukomokaho n'abazawukomokaho bose bazagira umugisha. Niba Imana ariyo yavuze ibyo, utekereza yuko no kubikora itazabikora? Irabikora. Haleluya. Kuko Imana ngo si umwana w'umuntu kugira ngo igire gute ibeshe. Iyivuze ibyivuze igira gute irabisohoza. Haleluya. Ibyivuze irabisohoza. Ariko mureke tubanze. Haleluya. Mureke tubanze dushyire mu gaciro iby'Imana ishaka ko dushyira mu gaciro. Tubanze twubahe iby'Imana ishaka kugira ngo tugire gute tubyubahe. Niba Imana ivuga ngo mu byo mukora byose ndashaka ko musenga, dusenge iyo Mana yo mu ijuru yonyine. Niba Imana ishaka kugirana nawe ubusabane, reka Imana ubwo busabane bugire gute bubeho. Kumva yuko ugomba gukuraho wa mubano ya relationship Imana ishaka ko mugirana. Oya, vuga ati Imana turasabana mpaka. 13 waravuga ngo Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, ntuzaba hasi. Ngo izaguhindura umutwe. Haleluya. Uzaba umurizo, uzaba umuntu uri hejuru, ntabwo uzaba hasi. Aha rero ndashaka kukubwira yuko cya gisuzuguriro cyose, ya mivumo yose, ya mikasiro yose, ya myuka mibi y'ibitega yose igenda ikugendaho, ya myuka mibi yose ya karande, ya mikasiro yose, ibintu byose navuga ngo utazi ndetse n'ibyuzi ariko bitari byiza, ibyo byose bizakuvaho. Haleluya. Ibyo byose bizakuvaho wongera ugira ijambo. Ibyo byose bizakuvaho wongera ugira agaciro. Ibyo byose bizakuvaho wongera ugira imbaraga. Ibyo byose bizakuvaho wongere kumva ubayeho mu munezero, wongere kumva ubayeho mu byishimo, wongere kumva ubayeho mu mbaraga z'Imana. Haleluya. Imana ihamagara Aburahamu mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 3. Imana ihamagara Aburahamu kugira ngo ave mu gihugu cyiwe, agende mu cyerekezo cy'Imana. Imana yamusezeranije ibintu bikomeye. Haleluya. Imana yamusezeranije ibintu bikomeye. Nzakugira umuntu ukomeye, izina ryawe nzarishyira hejuru y'amazina yose. Haleluya. Nzaguha umugisha, uzakuvuma nanjye nzamuvuma, uzaguha umugisha nanjye nzagira gute yemwe. Haleluya. Ibyo byari mu migambi y'Imana. Aya magambo ntabwo avugwa ku bantu b'abandi batumvira Imana, ntabwo avugwa ku bantu batubaha Imana. Aya magambo, aya masezerano avugwa ku bantu bubaha Imana, avugwa ku bantu bumvira Imana. Haguruka uvuge ati Imana niteguye kukumvira, Mana niteguye kukubaha. Niba Aburahamu yarubashye Imana akemera guhaguruka, atazi mu by'ukuri imigambi yose uko iteye, ariko ari kugendera ku mugambi w'Imana, ari kugendera ku isezerano ry'Imana, nawe uhagurutse nonaha, nawe uhagurutse uyu munsi, nawe ufashe icyemezo uyu munsi ukavuga ati hari byinshi nivurugusemo, hari byinshi nakoze bitari byiza, hari byinshi nagendeyemo bitari byiza, ariko uyu munsi nemeye guhaguruka, nemeye kuvugurura amasezerano yanjye n'Imana, nemeye guhinduka, nemeye kugendana n'Imana. Mana nawe gira icyo uhindura, Mana nawe gira icyo ukora, Mana ongera ugira icyo uvugana nanjye, Mana ongera ugendane nanjye, ongera ungarukire kuko nanjye nakugarukiye. Uwiteka azakumvira. Haleluya. Uwiteka ntabwo azanga kugendana nawe. Uwiteka azabana nawe kandi azifuza ko mugirana nayo ubusabane. Haleluya. Azifuza
kugirana nayo ubusabane. Imana ishaka kugira ngo wemere uhaguruke. Aburahamu yarahagurutse yumvira Imana, aravuga ati Mana nditeguye, Mana ndi hano. Buri kibazo cy'abantu bisi muri rindi navuze ngo Imana irahamagara nituyumve. Satani ngo irahamagara tukirukana. Imana irahamagara nitugire gute? Nitugire gute? Nitwumve. Ariko Satani irahamagara tukagira gute? Tukirukana. Ndakumenyesha ngo inzira ijyana abantu mu kurimbuka, inzira ijyana abantu mu mivumo, inzira ijyana abantu mu mikasiro, inzira ijyana abantu ahantu habi, iyo nzira ni ngari, iyo nzira ni gihogera, iyo nzira rwose ifite abantu benshi cyane. Umenya yuko bamaze kuyikandagiramo ari uko bamaze kugerwamo amapingu ya Satani, ari uko bamaze kugeramo ibiziriko bya Satani, nibwo umenya ko wagezeyo. Ariko iyo ukigenda, iyo ukijyayo, amatwi yawe ntabwo yumva, amatwi yawe ntabwo agira gute? Ntabwo yumva. Ngo kandi amatwi ari mu rupfu kuko niyo mpamvu atagira gute? Atumva. Mureke ibyo byose Satani ahendesha abana b'Imana, mureke tubiteshe agaciro mu izina rya Yesu. Ndashaka kugira ngo wowe turimo kuganira kuri aya masaha wongere utekereze ku bihendo bya Satani. Uriya Satani, reka mbabwire, azi ibyiza Imana igambirira gukora ku buzima bwawe. Satani azi neza umugambi Imana ufiteho. Satani azi icyo wavuganye n'Imana nona. Satani azi amasezerano ufitanye n'Imana. Satani azi agahinda n'imibabaro nonaha waba ufite. Ibyo byose kuko ababizi, aravuga ati nakora iki kugira ngo uyu muntu mutandukanye n'Imana? Nakora iki kugira ngo uyu muntu muvane mu masezerano y'Imana? Nakora iki kugira ngo uyu muntu mukure mu murongo yagenderagamo? Nakora iki kugira ngo uyu muntu mutandukanye n'ibyiza? Nakora iki kugira ngo uyu muntu mutandukanye n'amasezerano y'Imana? Abo nibo bahari. Nuhura n'inzara gatoya, wenda ukagira amahirwe makeya ukaburara, Satani azafata ya nzara y'ijoro rimwe ayikuze mu bwenge bwawe, ayikuze mu mutima wawe. Igitondo nikigera, ube wa muntu wo kwikiraguraho, Mana kuko iwemeye ko murara, Mana ubwo se n'abandi bantu bahari bariye, ubwo se Mana wabuze ibiryo kugira ngo ngaburire, kandi ngo n'umurimo wawe mba mu muririmbyi n'umuvugabutumwa kuko iwe wabyemeye. Oya nababaye Mana, wababaye Mana. Vuga kwawe, kurakara kwawe, imibabaro yawe, agahinda kawe, kuba waburaye ntibikuyeho yuko Imana itazakomeza kubiki ibaha. Ahubwo ni Satani, uwo ni Satani ushaka kugira ngo wuririre kuwo munsi umwe waburaye, noneho ubu murakare uvuga ni no muri korari sinongera kugira gute? Sinongera kugira. Uvuga ati nagiraga umwete wo kujya kuvuga ubutumwa. Oya, sinongera kugira uwo mwete, sinongera kugira izo mbaraga. Satani yagugendereye, Satani yagusuye, Satani yasabye ubuzima bwawe. Ndiwagira gute? Ndiwabimenya. Kuko ibibagiwe iminsi yose Imana yakugaburiye, kuko ibibagiwe iminsi yose Imana yakugaburiye, kuko wibagiwe iminsi yose Imana yakwambitse inkweto, kuko wibagiwe iminsi yose Imana yakwambitse imyenda. Ariko umunsi umwe wenda ubuze ikintu wifuzaga bikagutuma uba umurakare, Satani yaguteye. Ariko ndiwagira gute? Ndiwabimenya. Mureke Imana iganze ubuzima bwacu, mureke Imana itegeke ubuzima bwacu, mureke Imana itegeke imibereho yacu, mureke Imana itegeke ubwenge bwacu, mureke Imana ibe mu migenzereze yacu yose. Ibyo nubibona bikugezeho, uzavuge ati Mana nkomeza, ikindi kintu cyo kunandukanya nawe. Mana nkomeza, ikindi kintu cyo kugira gute? Cyo kunandukanya nawe. Yesu ashimwe. Paulo yaritonze
ariko abantu b'iki gihe igitutsi gitandukanya umuntu n'urukundo rw'Imana. Igitutsi gusa gitandukanya umuntu n'urukundo rw'Imana. Kuba umuntu ngo yagiye gusenga agahura n'umuntu akamukandagira ngo kandi basengana aturabizi ubwo yari yabigambiriye, niyo mpamvu yamukandagiye kandi wereka amabwire yambabaje rwose, yambabaje cyane. Ati kubera iyo mpamvu ngewe nagira gikorari cyabo sinzagisubira kumukandagira byose. Abantu b'iki gihe kuba gusa habaho akantu gatoya wenda katagenze neza bihita biba imbarutso yo kumutandukanya nande n'Imana. Ntabwo ari ibyo ngibyo Imana ishaka. Vuga ngo iyo ni imigambi ya Satani. Vuga ngo ibi nibiza kurwanya imigisha yanjye, ibi nibiza gusenya ubuzima bwanjye, ibi nibiza konona ubugingo bwanjye, ibi nibiza konona imibanire yanjye n'Imana, ibi nibiza gusenya urugo rwanjye, ibi nibiza gusenya urubyaro rwanjye, ibi nibiza gusenya umuryango wanjye. Uvuga ati Mana ngeneye ko ibi byose bitsindwa mu izina, ngeneye ko ibi byose bitsindwa mu izina. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Haragaragaza kwibuka uvuga ngo ayiwe igiti kiratemwa ariko kikongera kikagira gute kigashibuka. Ugaragaza kwibuka icyo gihe mu gihe cyose Satani azaba aje kukwibagiza imigambi y'Imana, mu gihe cyose Satani azaba aguteye aje kugukura mu byiza wamenye ku murongo mwiza wumva agakwiye kuba ugenderaho. Twibuke Esiteri, twese turamuzi neza muri Bibiliya, tuzi ibyabaye. Iyo usomye mu gitabo cya Esiteri igice cya 2 soma umurongo wa mbere usome witonze, wenda ufate umurongo wa 16 ufate n'umurongo wa 17 wasome vuba na bwangu. Urasanga Esiteri hari ukuntu Imana yaciye inzira kubwe. Haleluya. Esiteri mu by'ukuri yari umuyuda kazi, ariko Imana iza kumugira umwamikazi mu gihugu kitari icye. Kubera iki? Esiteri yari umuntu wumviraga, yari umuntu wubahaga, yari umuntu uciye bugufi, yari umuntu witonda, yari umuntu ugenda yigengesereye, ari kuvuga ati iki nakikora, iki sinagikora, iki nakivuga ariko iki cyo sinagira gute sinakivuga. Ngo igihe cyarageze uwo Imana ica inzira. Twibuke ko abakobwa bari bahamagawe barashyizwe ahantu hamwe kugira ngo noneho igihe nikigera umwungu abarimo hazava iki umwamikazi. Kubera ko Vashiti yari yamaze kugira agasuzuguro ku mwami Ahasuwaresi, bituma noneho Vashiti yangwa n'umwami. Umwami aramusenda, umwami atandukana nawe, vuga ati mukusanye abakobwa rwose bo muri iki gihugu, mubatoranye, mubashyira ahantu hamwe. Ngo babarunze ahantu hamwe mu nzu imwe, babahereza umurinzi, babahereza abantu bo kubitaho, babahereza abantu umunsi ku munsi wo kugenda babamenyera ibibakwiriye. Aha, ngo ariko umunsi umwe noneho ugeze, igihe kigize gute kigeze, umwami aravuga ati noneho babakobwa bose mugire gute mubanzanire. Bo babakobwa umwe yarazaga agatambuka, abakobwa beza baratambuka, babandi bariye neza, babandi bo mu miryango ikomeye, babandi bambara neza, babandi barya neza, babandi bafite uburanga, abo bose ngo baratambuka. Umwami gihagira n'umuntu n'umwe agira gute abenguka. Ngo ariko igihe cya Esiteri kigeze, Esiteri nawe yarahamagawe, amaze guhamagarwa araza nawe. Uko yari yambaye nimumbaze umukobwa w'iyo ngiyo utaruzwi, wo mu giturage, wo mu cyaro, wo mu muryango ukenye, wo mu muryango utazwi. Ayiwe n'izina ry'ahari ubanza ritari rizwi. Twibuke yuko n'umuntu wari umuzi yiberaga ku marembo
ari umuzamu ari we nde? Morodekayi. ayiwe we yiberaga ku marembo. Ese Morodekayi yari kumuvuganira ryari? Morodekayi yari kumugerera ku mwami ryari? Avuga ati mwami nyamara we none mfite n'umukobwa mwiza hariya kari muri aba bakobwa, ahubwo wongera wibuke n'ijambo rikomeye. Morodekayi yari yamubwiye ngo ntuzigere uvuga yuko uri iki, uri umuyudakazi, uzabiceceke, ntuzagire gute. Yari ibyuzugurwa, yari ibyuzugurwa mu maso y'abana b'abantu, ariko ku Mana yari uw'agaciro gakomeye, kuko yari afite kumvira Imana, yari afite kubaha Imana. Himbazwa Yesu. Insuzugurwa kuba imbere y'amaso y'abantu, ariko imbere y'Imana ifite agaciro. Mana uzadutabare, Mana uzaturengere, Mana uzatugirire neza. Bari babandi bo guhora basenga. Niwo murimo wa Morodekayi, niwo wari umurimo wa Esiteri. Bahamagara Imana, turengere. Imana nuyumvira, Imana nuyubaha, ifite ubushobozi bwo kukugerera aho wowe udashobora kwigerera. Niwumvira Imana, ukubaha Imana ifite ubushobozi bwo gukemura ibibazo wowe udafite ububasha bwo kugira gute, bwo kubikemura. Niwubaha Imana ugakomeza kuyumvira, Imana ifite ubushobozi bwo gukinguza amarembo ahantu wowe utari ufite ububasha bwo kuyakinguza. Niwumvira Imana ukubaha Imana ifite ubushobozi bwo kukuvana mu bushomeri ikaguha akazi. Niwumvira Imana ukubaha Imana ifite ubushobozi bwo kugukura muri uwo mwanya w'igisuzuguriro ikaguhereza icyubahiro. Haleluya. Ikagushyira mu mwanya ukwiriye. Niwemera kumvira Imana ukubaha Imana, ibyiza byo mu ijuru, imigisha yose izomatana nawe mu izina ryande rya Yesu. Niwumvira Imana ukubaha Imana yo mu ijuru, gusenga kwawe kuzajya gutumbagira kugere ku Mana. Haleluya. Ijuru rikinguke ku bwawe kugira ngo ubone neza y'Imana. Esiteri nawe yaraje akimere y'umwami, umwami akimubona. Umwami akimubona, agatima karagihagoza, mutima uragihagoza. Ahari ubanza n'uyu nguyu. Umwami ngo yahise amutunga iki? Ngo byose ni ukubera iki? Imana. Ni ukubera Imana. Haleluya. Imana niyo ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kukugeza ahantu utakekaga ko wagira gute wahagera. Imana niyo ifite ubushobozi bwo gutegeka ikavuga ngo uyu mwana wanjye iyi ntebe ngiyi, akayiguha nta kindi kintu kirenzeho. Imana niyo ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo guhaye umugabo ntihagire undi muntu waza ari kuvuga ati oya namukwatse. Imana niyo ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo nguhaye umugore ngubakiye urugo, umvika bikora. Ntihagire n'undi uza kuvuga ngo oya uru rugo si urwawe cyangwa uyu mugore si uwawe. Imana niyo ivuga ngo mwana wanjye ngugiriye neza. Iyo neza hakaba nta wundi muntu ushobora kuza ngo aze ayivaneho. Iyi Imana igusinyiye nta wundi muntu waza ngo asinyure yasinyakire y'Imana. Oya, umukono w'Imana iyo yawuteye kaba kagize gute, kaba kabaye. Nibivuze ngo mwana wanjye ngukinguriye amarembo kuko wanyubashye, ngukinguriye amarembo kuko wanyumviye, ngukinguriye amarembo kuko wabanye nanjye, wagendanye nanjye, wanambye ku murimo wanjye, wagumye kuba mu muhamagaro wawe. Ayiwe, ayo marembo Imana ikinguye nta wundi muntu waza ngo agire gute wayakire.
nawe undi muntu waza ngo agire gute akimure. Mureke Imana yitwa Imana. Haleluya. Kuko ibyikora birahebuje, ariko ibyo byose kugira ngo uzabigereho nuko wemera gucira Imana bugufi, ukavuga ati Mana nzakumvira, Mana nzakunambaho, ibyo uzandegeka gutandukana nabyo nzatandukana nabyo. Wikwisanisha n'abantu b'isi, wikwisanisha n'abantu bakiri mu isayo y'ibyaha, wikwisanisha n'abantu batari bamenya Imana, wikwisanisha n'abantu babandi batari bamenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Wiwa umuntu wo kuvuga ngo uragendera mu kigare ng'ihene igiye ku ibagiro cyangwa nk'intama igiye ku ibagiro, niyo bashyiramo umugozi bagakurura, baba bagiye kuyiragira, baba bagiye kuyibaga, nuko nyine iyo bayijyanye kuko irimo ikiziriko naho ngaho. Niba hari ikiziriko n'ingingo zawe ikuremo, uvuge ati ibi biziriko bimboha bituma ndasabana n'Imana, bituma ndakora iby'Imana ishaka, bituma nubaha Imana. Amen. Bibeho mu izina rya Imana. Ubwo ubasha bwo kuwutandukanya, ikuvana mw'ibyo biziriko, igukura mw'ibyo byose bikuboshye, ngo ubashe Imana irabufite. Haleluya. Uzamurira Imana icyubahiro. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Mureke Imana ikomeze kwitwa Imana mu mitima yacu. Reka Imana ikomeze kwitwa Imana y'igitangaza mu buzima bwawe. Reka Imana ikomeze kwitwa Imana itanga imigisha mu buzima bwawe. Reka Imana ukomeze kuyireka ibe mu mibereho yawe ya buri munsi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ahantu Imana iri, ahantu Imana abazimu n'abadayimoni bose bagira gute baravuga. Ahantu Imana, ahantu hari imivumo we, imigisha y'Imana igira gute irahinjira. Ahantu Imana, haleluya, iranyuranyuranye byose ngo bigira gute birashoboka. Impossible, impossible. Byari bidashoboka ngo nabyo bigira gute, ngo nabyo bigira gute, ngo nabyo bigira gute, ngo nabyo bigira gute. Aba kuri kumwe tuzamura ibiganza. Impossible, impossible. Byari bidashoboka ngo nabyo bigira gute birashoboka. Utangira umwenda wo kwambara, ibuka cyagihe utangira kuruta,
gutandukana nanjye. Hari igihe nzabumvisha ayiwe kuko utigeze gutandukana nanjye. Abo bose nzabarimbura kubera wowe nibatisubiraho. Haleluya. Abo bose hari umunsi nzabacisha bugufi imbere yawe bamenya yuko wasenze Imana itagihinduka. Muyiharire izina ryayo kuko nasanze uri Imana idahinduka. Ushimwe haleluya. Iyo Mana tuyiharire icyubahiro cyane. Tuyirekere ubudahangarwa bwawe. Uwo yagereye mu buzima, agaciro ke karazamuka. Uwo yagereye mu buzima niba yari umunyandagenge arongera akagira imbaraga. Haleluya. Uwo yagereye mu buzima, uwo yagereye bya bindi atarashoboye gukora byose arabikora bikemera. Uwo yagereye mu buzima yabishinga yose yarahagaze birombe bigakomeza mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwo yagereye mu buzima imwongerera imigisha. Imwongerera iki? Imwongerera iki? Imwongerera iki? Glory to Jesus. Amashyi menshi kuma. Wowe ubaha Imana gusa. Haleluya. Ashaka kugira ngo ujye mu isi y'umubiri, ujye mu isi y'umwuka, kugira ngo wumve icyo Imana irimo gutangaza kuri wowe, kugira ngo wumve imbaraga Imana ishaka kugira ngo zongere zikore ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ogira neza mugakemuka. Ntabwo ujya uhinduka. Nari mukomeza kwitwa uri Imana. Haleluya. Niba Imana ivuze ngo baho, baho. Niba Imana ivuze ngo kira, urakira. Niba Imana ivuze ngo amafaranga nkaya ugira gute, urayakira. Niba Imana ivuze ngo aha ngukuye mu mwijima ngushyize mu mucyo w'abana, urabyakira mu izina rya nde. Niba Imana ivuze ngo mwana wanjye uhaye umunezero, uhaye amahirwe, ibyo nta kindi kintu gishobora kubihagarika. Haleluya. Reka usabane n'Imana, reka ugendane n'Imana. Hari ubwiza bw'Imana buri kuri wowe mu izina rya Yesu. Glory to Jesus. Hari ubwiza bw'Imana buri kuri wowe mu izina rya nde. Shaka ko mwese muzamura haleluya mu izina rya Yesu.